ya niba ukunda guseka nyarukira kuri YouTube channel bita kwibuka Imana b'abajama bari mu kazi Imana. Aba bajama bararenze kuko ubashyigikiye nawe byagufasha unyarukiye ukandikamo ijambo kwibuka Imana ugahita ukanda subscribe twaba turi kumwe njyewe Jimmy nanjye ndarenze. Yaba ari kuri TikTok yaba ari kuri YouTube hose bitwa kwibuka Imana. Gero ibafashe ubasupporting ubafashe mu kibazo bafite cyo kubura subscribe bose ubafashe Imana. Yo harimo umwana bita Ruhugugu ararenze. Uwo mwana bita Ruhugugu abarenze kuko ibintu abari gukora asetsa abantu ararenze. Wana basupportinga ukaba inkunga ukabazamura abo bana nta kintu batwaye baradusaka tukagwa hasi tukarambarana mani. N'abana b'ibyalo hani Rulindo bararenze ni hani Rulindo muri Burega umurenge wa Ntarabona niho baba bari kwikorera ubu usanga bari gutambagira bagiye gushotinga. Niyo mpamvu akarere ka Rulindo umurenge wa Ntarabona tuzahora tuhavuga hari ibyamamare byinshi. Urugero ni nka Papa Savo wahaturutse ntabwo wazabura n'abandi bahaturuka natwe tuzahava mani. Twebwe babimani n'abacimi twese n'abarugugu tuzahava. Yo ubuhanzi dufite henshi tubukomora kuko hari umuhanzi bigize wabayeho mu myaka yo hambere witwaga Alex Kagame. Abo bose niho baturuka rero niyo mpamvu tugomeza kugenda tubikurikirana ariko tutavuze n'abo ngabo gusa hari n'abandi bana benshi bari kugenda bazamuka harimo n'uwo bita Joshua aracyana naho ngaho muri uwo murenge wa Ntarabona aho Papa Savo aturuka nawe ararenze ibintu ari gukora nawe ararenze. Turimo turasaba ubuyobozi ngo budufashe tuzamure impano zacu. Gerageza ikintu cya mbere ni ugukora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane nigura budusapotize. Gerageza ubikore mani. Yo gerageza byibuze wumva iyi ndirimbo wumva amakuru iri kuguha irimo iraguha ibitekerezo birenze nawe rwose tubwire ukuntu uri kubyumva nurangiza wandike comment ndahita nkubwira ati urimo urakora ibintu birenze. Hega abantu mwese turabemera mani ukora twe mudufana mukadufollowinga mukaduha subscribers.